ndagusuhuje ndetse ndanagushimiye nanone wahisemo gukurikirana platform KWP250 muri ibi bihe twatangiye ku itariki ya 7 mu kwezi kwa 4 umwaka 2027. ni ibihe bikomeye cyane, ni ibihe bitoroshe ku banyarwanda byo kwibuka ku nshuro ya 27. umuhanzi akaba umuraperi yarangiza nanone akaba CEO w'ibisumizi yitwa Riderman aragira inama urubyiruko n'abahanzi basangiye umwuga muri ibi bihe byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi 1994. insanganyamatsiko yo kwibuka kuri inshuro ya 27 iragira iti twibuke twiyubaka. imyaka ibaye 27 abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. ni igikorwa gitangira tariki ya 7 Mata kikamara iminsi 100 hibukwa inzirakarengane zirenga miliyoni zishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda umwaka w'1994. nk'abanyarwanda ntitwakwirengagiza ko hari abahanzi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakoresheje ibihangano byabo byabaga byuzuyemo amacakubiri no kubiba urwango mu banyarwanda. ibi byatumye mu gihugu haba icuraburindi ryasize amateka mabi azahora yibukwa iteka ryose mu gihugu cy'u Rwanda. umuhanzi wese burya igihangano cyiwe kigera kure kandi abacyumva baba ari abantu benshi, bityo ubutumwa atanze bushobora gusana imitima ya benshi cyangwa se bukaba bwayisenya, dore ko abahanzi mu bihangano byanyu bya buri munsi mukora cyangwa se mu bihangano byacu bya buri munsi dukora ndetse n'abandi benshi batandukanye bakora igihangano ni ikintu cyumvwa n'abantu batandukanye kandi buri muntu wese ucyumvishe ujya unota ko ari umuntu ufite ubwenge, ari umuntu ufite mu mutwe ugira nyine ikintu atekereza mu rwego rwo kugira ngo mu mutwe wiwe amenye icyo washatse kuvuga. ni ukuvuga umuntu numubwira ikintu cyiza azumva icyo cyiza kubera ko aricyo washatse kuvuga, none avuga ikintu kibi uwo muntu azumva ikibi kubera ko aricyo washatse nanone kuvuga. umuhanzi uzwi nka Gatsinzi Emery ku mazina y'ababyeyi yitwa Gatsinzi Emery yamenyekanye muri studio ndetse ikaba na label y'ibisumizi yatangiriye muri Soldiers ari kumwe na Neg The General ndetse na PUBG aza kuvamo atangira urugendo rwe rwa career solo. ku mazina y'ababyeyi ni Gatsinzi Emery, mu mazina y'umuziki abenshi bamwita Igisumizi, abandi bakamwita Riderman, abandi bakamwita Kokoriko, abandi bakamwita amazina atandukanye bijyanye n'udutendo yagiye akora mu muziki nyarwanda ndetse abikorera abanyarwanda. yagize ati ndagira inama abanyarwanda muri rusange ariko by'umwihariko abahanzi bahuje umwuga bakwitwara. yagize icyo yavuga ku buryo abahanzi bahuje umwuga bashobora kwitwara n'urubyiruko by'umwihariko, kuko iyo witegereje neza usanga genocide yakorewe abatutsi yarakozwe ahanini n'urubyiruko rwariho icyo gihe, n'ubwo ubu ngubu rutakitwa urubyiruko, abenshi muri bo bamaze kuva muri kadere urubyiruko, ariko icyo gihe bikorwa cyangwa icyo gihe bijya kuba byakozwe n'urubyiruko. Riderman ni umwe mu bantu bazwiho gukunda umuziki ndetse by'umwihariko injyana ya hip hop, akaba kandi umwe mu bantu bazwiho kugira ishyaka ndetse no gukunda igihugu muri rusange, bitewe n'uko agenda yigaragaza mu bikorwa bitandukanye bigenda byerekana urukundo afitiye igihugu ndetse n'ishema atewe no kuba yitwa umunyarwanda. Riderman umwe mu bahanzi bahagaze neza mu njyana hip hop ndetse no mu muziki nyarwanda muri rusange, akaba amaze kwigarurira imitima ya benshi cyane cyane abakunzi b'injyana nyine ya hip hop. ashima byinshi u Rwanda rumaze kugeraho rwiyubaka, agasaba ko abanyarwanda bashyira imbere amahoro n'urukundo, maze abahanzi bagenzi be bahuje umwuga bakarazwa inshinga no gutambutsa ubutumwa bw'amahoro
rya Riderman muri ibi bihe byo kwibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, yagize ati twibuke twiyubaka, dushyire imbere urukundo, amahoro n'ubumwe mu muryango nyarwanda. Abana n'abantu bashobora kugira ihungabana bashobora kugira ihungabana, mureke tubabe hafi ntitukabatererane, kandi twirinde kubabwira amagambo yabakomeretsa. Abahanzi dukwiye gutanga ubutumwa bw'amahoro n'urukundo, tugaharanira gukorera igihugu no kugiteza imbere. U Rwanda rumaze kugera kuri byinshi rwiyubaka, navuga nk'umutekano, kuko ariho shingiro ya byose. Urubyiruko rukwiye kurinda ibyagezweho kandi rukongeraho umusanzu warwo mu kubaka igihugu. Urugendo rwo kwiyubaka ni rurerure, ariko iyo buri wese atanze umusanzu we rurihuta. Ayo ni amwe mu magambo Riderman yatangaje ubutumwa abanyarwanda ndetse n'abakunzi biwe, by'umwihariko abagize umuryango mugari w'ibisumizi muri rusange. Agira ati abahanzi dukwiye gutanga ubutumwa bw'amahoro n'urukundo, tugaharanira gukorera igihugu no kugiteza imbere. Ati kuko u Rwanda rumaze kugera kuri byinshi rwiyubaka. Ati navuga wenda nk'umutekano, kuko ari nayo shingiro ryose, kubera ko nta kintu wakora udafite umutekano. Ati urubyiruko rero twe dukwiye kuba inkingi y'ibyagezweho, dukwiye guharanira gusigasira ibyagezweho ndetse tukongeraho n'umusanzu wacu kugira ngo igihugu kirusheho kugenda gitera imbere kitazahera ku rwego rumwe. Urugendo rwo kwibuka urugendo rwo kwiyubaka ni rurerure, ariko iyo buri wese atanze umusanzu wiwe rurihuta cyane. Ntabwo umuntu amenya ko rwa rugendo rwabaye rurerure nk'uko biba bimeze mu by'ukuri. Riderman ni umuhanzi ukunzwe na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko yagiye anabigaragaza kenshi na kenshi mu bitaramo yagiye yitabira, uburyo abantu bagenda baberekana urukundo bamufitiye. Ni bimwe mu bintu bigenda byerekana ko Riderman ari umwe mu bantu bafite abafana ku buryo budasubirwaho, ndetse bakafite n'abafana badatinya no kubigaragaza. Wasanga ku mipira yabo, mu myambaro, n'aho bagenda, umuntu ntatinya kukubwira ko ari igisumizi. Riderman agiye yegukana ibihembo byinshi cyane bitandukanye mu muziki nyarwanda. Yegukanye igihembo gikomeye cyabayeho mu muziki nyarwanda cya Primus Guma Guma, yegukana Salax Award, yegukana n'ibindi bihembo byinshi bitandukanye. Riderman kandi yaririmbye muri Wash Music Festival, Riderman yaririmbye muri My Talent, Riderman yaririmbye mu bitaramo byinshi cyane, ndetse ni henshi cyane yagiye agaragaza imbaraga n'ubushake bwiwe mu buryo bwo guteza imbere igihugu n'umuziki nyarwanda muri rusange. Ni KWP 250 wari ukurikiranye. Ni platform, ikintu nakubwira ni kimwe: munyarwanda unteze amatwi, munyarwanda unkurikiye uyu munsi, menya ko igihugu ni icyacu, u Rwanda n'urwanjye, u Rwanda n'urwanjye nawe. Rero ni byiza ko twakomeza kwibuka twiyubaka, kandi ni na byiza ko twahora dutekereza icyatuma igihugu cyacu kirusha gutera imbere kurusha icyagisubiza inyuma.